Oh yes, reka nizere ko mumeze neza kandi nizere ko muguwe neza. Reka mbasuhuze babaza ntese mumeze mute. Umunsi rero ni Emma kuri Seven Mountains TV. Tugiye kuba tuganira kuri ibi bintu bitandukanye. Uyu munsi nkuzaniye tips eshanu zishobora kuba zatuma wongera amahirwe yo gutsinda muri tombora ya DV Lottery cyangwa se Green Card. Reka nguhe ingingo eshanu zishobora kongerera amahirwe byibuze kuri 87% yo kuba watsinda tombora ya DV Lottery. Ingingo ya mbere ni uko applyinga ku gihe. Bagifungura systeme ugomba kuba uri tayari uhita wapplyinga ako kanya. Ingingo ya kabiri ni ukuba wapplyinga neza kandi ukirinda amakosa. Ingingo ya gatatu n'iya kane reka tuzikomerezeho mu kiganiro kirambuye kuri Seven Mountains TV. Kurikirana video yose uyirangize byanze bikunze tips nuzo. Seven Mountains TV. Abantu banje mumeze neza, reka nizere ko muguwe neza kandi reka nizere ko ubuzima burimo bugenda neza. Nanjye ndashimira Imana, ndabona ikintije guhumeka kandi ndashimira Imana, ndabona ikintije mpagarike n'ubugingo, ndabona ikintije kwinjiza umwuka ngasohora undi, ndabona ikintije kuvuga bigakunda, ndabona ikintije kureba nkabona imbere yanjye kandi ndabona birimo biza cyangwa se ndimo ndabona bigenda neza. Reka mbashimire cyane. Nitwa Emma cyangwa se nitwa Emmanuel, bundi nitwa Emmanuel nuko nkunda nyine kwikoreshereza Emma. Hari n'abandi benshi bari bagiye banzi ku mazina agiye atandukanye, ariko uyu munsi kuri YouTube tuzadukoresha Emma kuri Seven Mountains TV. Ni televiziyo yacu cyangwa se ni channel twigishaho ibintu bigiye bitandukanye, duharanira ko isi yacu yaba nziza, duharanira ko societe yacu yaba nziza kandi duharanira ko umuntu wese yaba imfura. Nta mpamvu yo kubaho wandavura, nta mpamvu yo kubaho uriganya cyangwa se ngo ubeho ubuzima bubangamira abandi. Twese tuba turi kiremwa muntu, buriya ikintu kikubabaza n'undi kiba kimubabaza, buriya ikintu kikuremerera n'undi kiba cyamuremerera. Se rero nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo uremerere abandi cyangwa se nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo ubangamire ubuzima bw'undi muntu uwo ari we wese. Burya uko yaba ameze kose ujye umenya ko amarangamutima ye ababara cyangwa se akishima. Gerageza ahubwo gushakira uburyo abandi bantu nabo bakwishima, nibwo uzaba ukoze neza cyane. Narabivuze rero ntabwo tuzongera kujya dusubiramo imisozi 7 yose uko tuzayihagarara uko twarayivuze mu biganiro byacu byabanje, ahubwo tuzajya tuje kuvuga ku musozi cyangwa se tuvuga umusozi tuje kuganiraho. Ariko nsuhuza abantu mwese mudukurikira muri hirya no hino ku isi. Reka nsuhuza abantu badukurikira bari mu Burayi, Europe, mumeze mute Belgique, mumeze mute France, mumeze mute muri Germany, mumeze mute muri Poland, mumeze mute ibihugu by'i Burayi bindi n'ibihe bya Espagne, mumeze mute n'ibindi byose cyangwa se n'ahandi henshi mu Burayi. Nizere ko muguwe neza kandi nizere ko mumeze neza. Badukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta zigiye zitandukanye. Turabizi ko bariyo Arizona, turabizi ko bariyo Dallas, turabizi ko bariyo New York, turabizi ko yes, dufite inshuti zacu zigiye zitandukanye hirya no hino muri America, Australia ntabwo tubarengeje amaso, Asia naho turabizi ko muri yo kandi turabizi ko mudukunda. Rero reka tubasuhuze, tubifuriza amahoro y'Imana ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Reka ne kujya kure cyane. Hano iwacu muri Afrika mumeze mute, i Rwanda rw'abanyarwanda. Nizere ko ubuzima burimo bugenda neza, nizere ko mumeze neza, ariko kandi nutameze neza nawe yihangane. Ntabwo tuzahwema kwihanganisha abantu batameze neza, kubera ko turabizi ko bibaho ubuzima uwo munsi bikanga ntibigende neza cyangwa se uwo munsi ubuzima bugaca undi murongo. Kandi buri ubuzima buciye umurongo icyacu no gukurikira, nta kindi tuba dufite icyo ubuzima bwerekejeho. Nawe uhita ukurikira wirukanka kugira ngo hato hataza ahubwo no kugira izindi ngaruka ziri buze kuba zibaho. Mumeze mute rero? Mwambaza ngo uyu munsi tugiye kuganira kuki cyangwa se uyu munsi tugiye kuba tuvuga kuki. Ngiye kuguha tips eshanu zishobora gutuma utsinda tombora
ya green card. Tips eshanu zishobora gutuma utsinda iyi tombora ya green card turimo twapurayinga muri iyi minsi. Ariko tutaragera muri izo tips eshanu, ndagira ngo twiganirireho gatoya tuse n'abafata isomo rito cyane ry'iminota mike, hanyuma tuze twinjira mu ngingo yacu uyu munsi. Ariko mbibutse ko duhagarara ku misozi 7. Mbabaze ngo mbese impano yawe cyangwa umusozi uhagazeho ntabwo byakwibagije Imana. Nkunda kubivuga ngo Imana niyo yaguhaye iyo mpano itumye uri aho ngaho uri. Imana niyo yaguhaye ibishoro bituma ujya muri business. Imana niyo yaguhaye ijwi ryiza ndetse n'ubumenyi bituma uba mu musozi wa media. Imana niyo yaguhaye ubushobozi bwo kubyara cyangwa kubyarwa bituma ku musozi w'umuryango. Imana niyo yatumye ubasha kwiga, umusozi wa education ubamo. Imana niyo yaguhaye. Mbese navuga ngo ibyo byose ntihakagire na kimwe kikwibagiza Imana cyangwa se gitume usiga Imana inyuma cyangwa se gitume uyitera umugongo. Ntabwo ari byiza na gatoya. Nkunda gukoresha terimi ivuga ngo iyo wibagiwe Imana ni nko kugenda ukajya mu isoko y'umugezi wavomagamo warangiza ukayibyinamo cyangwa se ukayanduza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ntabwo biba bikwiriye. So uyu munsi ndashaka kuvuga ku kantu gatoya. Hari ibintu biba mu bantu ugasanga umuntu yanga undi just for nothing. Umuntu akakwanga tu nta kibazo, ntimuvukana, ntimusangiye isambu, ntimusangiye imigabane, ntimusangiye iki, ntimukora hamwe, ntimutuye hamwe, ariko mwahuririye yenda mu kazi cyangwa se waturutse iriya na waturuka iriya muhurira ahantu mu kazi. Company si yanyu mwese, niyo umuntu wabahaye yarinze mwese cyangwa se wabihereye akazi, ariko ugasanga umuntu arakwanga tu, arakwanga just for nothing. Umuntu arakwanga akumva arashaka ko bakwirukana. Niba kwirukana ntazamera ibibuno bibiri ngo yicare mu ntebe ebyiri n'ubundi bazazana undi. Niba kwirukana ntabwo ayo baguhembaga bazayamuhemba, ariko ugasanga yashyushye yabize icyuya arakuripotinga buri munsi nyine yampaye nka data. Ugasanga nyine tu umuntu yanga undi just kumwanga. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Wangira icyo umuntu uko ushaka guhaha. Nabivuze mbere, amarangamutima ye ni nk'ayawe. Arababara, urababara, arishima ukishima. Ariko iyo wanze umuntu bikagera no ku rwego none ushaka no kumubuza ubuzima, bikagera ku rwego ushaka kumubuza amahirwe, oh my god, ntabwo ari byiza habe namba. Buriya ubushyira umuvumo ku izina ryawe cyangwa se ubushyira umuvumo mu byawe. Ako wari uzi kugira nabi uyu munsi bikazakurikirana abawe. Urugero, nk'umuntu wanze umuntu bakamwirukana ku kazi, wowe ukabikora mpaka uwo muntu bamwirukanye ku kazi. My friend, nibitakugiraho ingaruka uyu munsi, wowe bizaba ku bana bawe. Kuko niba uwo muntu yari afite abana agaburira atunze, bakaba bagiye kwicwa n'inzara, bakajya birirwa barira yabuze icyo abahereza kubera wowe wamwirukanye tu, menya ngo imbere gatoya nawe abawe bazarira. Iyi si iyi ni ukuyitondamo, ni ukuyigendamo gace. Umuntu akakwanga tu ukavuga ngewe uriya muntu ndamwanga sinzigira nanamukunda, akanatera intambwe akakuroga akakurogesha, akaguha nyine tu akagusaza mbega isi ya none dutuyemo nta kigenda. Isi yabaye mbi none n'abantu turagenda duhinduka babi. We wanga umuntu mpaka umwirukanye ku kazi, wanga umuntu mpaka umuroze, wanga umuntu mpaka umushwanishije n'abandi, ugenda umuvuga mu nshuti zawe, uramuteranya, ntushaka iterambere rye, icyo agiye kugeraho ushaka kugisenya. Ntabwo ari byiza my friend. Niba ufite umutima wangana muri wowe, menya ngo ni Satani ugutuyemo. Menya wahaye icyicaro Satani, araza yicara mu mutima wawe, none aragutegeka ngo uriya akunda uriya, cyangwa se ibintu byamunyangiri, uriya ndamwanga nawe uzamwanga. Erega nawe ugafatiraho ukanga umuntu kuko umuntu yakubwiye ngo uramwanga. Ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa. Duharanire kugira urukundo, dukunde abantu bagenzi bacu. Nababwiye ngo ibyo twifuza ko abantu batugirira natwe tubigirira abandi. Nta mpamvu yo kwanga umuntu kuko numwanga ntacyo bizakumarira. Uzabyimba umutima gusa, yenda watanabizi ko umwanga, arye bimanuka, aryama asinzire, wowe urahura ararubira icyuya tutekereza ariko Imana ndamwanga. Ntanabikora iki ngo bigende gute? None ugasanga n'ikintu akwangira ni ikintu kiraho cy'amafuti kiraho.
umuntu akakwangira uko ureshya umuntu akakwangira uko usa, umuntu akakwangira uko wambara, umuntu akakwangira aho utuye, umuntu akakwangira ko byagenze gutya na gutya tu, ukibaza iyi si iratujyana. Yaba twamenyaga ko turi abagenzi twigendera, buriya nta mpamvu yo kwirirwa guserera n'abantu ngo uranga runaka ejo azapfa nawe ugapfa. Ntabwo isi tuzahita turaho imyaka 120. Reka niba uko warivuniye umutima wanga abantu, urwana n'abantu, ushwana n'abantu, ntabwo ari sawa cyane. So better ibere ku isi nyine nk'uhanyura atambuka, uhaba amahoro, ubane n'abantu bose amahoro, ubashije gufasha umufashe, udashoboye nawe kandi ubyihorere. Ariko step yo kugira ngo hagire umuntu urarurira kubera ko wabigizemo uruhare, step yo kugira ngo hagire umuntu urara yigoronzora kubera inzara wabigizemo uruhare, step yo kugira ngo hagire umuntu birukana mu nzu kubera ko wamwirukanishije ku kazi, my friend, menya ngo ni umuvumo, ni umugayo imbere y'Imana. So rero nakanyuzemo bagize ngo twiganirire, cyangwa se mbangira ngo twiganire. Narivuze ngo rero uyu munsi kuri 7 Mountains TV nababwira ko turi muri period cyangwa se bari mu cyiciro cyo kuzuza ibintu bya green card. Nababwiye ko ari amahirwe aba ari aho yigendera kandi ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu completely, cyangwa se ashobora kukuvana mu cyiciro kimwe akakugeza mu kindi. So rero uyu munsi ndabaha tips 5 zishobora kugufasha gutsinda iriya tombora ya green card. Ntabwo mvuga ngo ni 100% nubikora bazagufata, oya, ariko nanone byongera amahirwe yo kuba bagufata. Tips 5. Iya mbere ni uko applyingira ku gihe. Bafunguye system ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10, bizarangira ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11. Urashakira iki kwa applyinga ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11? Niba ubifite muri gahunda ukaba wumva warabitekereje mbere ko uzapplyinga, bagifungura system ubundi wakagombye kuba wicaranye amafoto yawe, wicaranye email yawe, wicaranye degree yawe, wicaranye buri kintu cyose cyagufasha kwa applyinga. Uburyo bafungura system iryo joro, yenda bayifungura twebwe turi nijoro cyangwa se kumanywa sinzi, nyine batubasigaho amasaha 7, vuga ngo saa 6 z'ijoro iwabo, twebwe tuba tugize turi mu mugoroba w'iwacu. Vuga ngo bafungure system uri tayari uhite wa applying. Nabo batungurana nabo bavuga ariko uyu muntu yararegeye kweri. Ako kantu gashobora kongera amahirwe yo kuba selected muri green card. Wirindira deadline, wirindira ko bigera ku itariki 4 z'ukwa 11, 3 z'ukwa 11 ukwezi kose gushize. No, applyinga hakiri kare. Niba ubifite muri gahunda cyangwa se warabiteganyije, wa applyinga hakiri kare, udushiremo dossier yawe ubundi wigembe wikomereza izawe ubihorere. Tips number 2 ni uko applyinga neza, wirinda amakosa. Ugashaka umuntu ubizi neza ko hari abantu baba babikoze igihe akagufasha kwa applyinga. Hari abantu ba applyinga akapplyingisha telefone, upfa kwiyandikira ibyo ubonye, upfa nyine vuga ubundi saba bazamfa, tukiyandikira ibyo ubonye, imyaka ukayicurika, amatariki ugacurikanga, amazina ukayandika nabi, bakubaza address data ntuzisobanure neza. Noneho byazajya gusoma dossier yawe avuga uyu muntu ubundi yarazi byarimo cyangwa ibi yabyaplayinza neglecting, yabinegirije, nabo bakakunegirija nyine ntibagufate. So ni ukuvuga ngo rero tips ya 2 ni uko applyinga neza. Shaka umuntu ubizi, ubikozemo igihe cyangwa se ubimazemo iminsi. Hari abantu baba babisobanukiwe cyangwa se babikora nk'akazi, umwegere agufashe kwa applyinga, applyinge neza, mwirinde amakosa. Ahari izina muryandike neza, umwaka mwandike neza, email yandike neza, address uzisobanure neza, byongera amahirwe yo kuba waba selected. Ariko nanone akangaka nkavugireho, hari abantu babiprofitiramo my friend, bakiba abantu.
wowe umuntu araje agwaye ibihumbi 10 bye cyangwa 15 ngo umwapplyingire, yego afite famiye nibyo nyine bisabye akanya, ariko email ushizemo azareberaho ko yatsinze cyangwa notification izaza uyigize iyawe, ugize email yo muri cyber. Come on man, wari ukwiye gushiramo email ye nyine akazikurikiranira ibyiwe, nta mpamvu zo kugira ngo uriganye umuntu. Ibyo bya bindi nahoze mvuga by'ubuhemu, umuntu akakwanga, buriya nawe ni nkaho wabanga umuntu. Wewe applyingiye umuntu yakwishyuye, email ushizemo iyawe ngo ni ukugira ngo n'ubundi nagaruka gucekinga azakwishyura nde? Come on man, come on man, ko ni ukwikunda kukabije kandi ntabwo ari byiza. So rero abantu rero mufasha abantu kwa applyinga ibintu bya green card cyangwa se by'amaviza runaka, mujye mushyiramo ko umuntu namwe yakwishyuye, muhe dossier, muhe confirmation yiwe ataye. Hakushizemo email yawe, confirmation urayibikiye, uramuritse arataye. Ku munsi wo kwa applying araguhamagaye, none se ko numvise ngo byasohotse wandebera ngwino turebe, ari kuranyishyura bitanu na none. My friend, no kuriganya abantu, reka ne kubashinja ubujura, ariko no kuriganya abantu ntabwo ari byiza. So tips namba ya 3, kurikiza amabwiriza abari kuri website ya KCC. Baravuze ngo ifoto igomba kuba yujuje, igomba kuba ifite background y'umweru, igomba kuba ikase kuri uru rwego, igomba kuba ifite santimeters kuri iyi side no kuri iyi side, igomba kuba ugaragara neza, amatwi yose agaragara, ureba imbere muri kamera, abatayihanaguye ari wowe nyine uri original kweri. Nakubwira shiramo amakuru atanyuranye nayo. Buriya reka mbabwira akantu, nuruzi inshuro wa wari applyinze, amakuru ba warashizemo muri application ya mbere abagihari muri system zabo. Vuga ngo ejo baravuze ngo wavutse muri 90, none uyu munsi uvuze ko wavutse muri 93. My friend, birakudisqualifying kuko muri database zabo barazifite. Shizemo wavugaga ko warangije university, none urimo urashira muvuga ko warangije secondaire. Yesu urumva aho utari muracanga ibintu muri system zabo barabifite, ibyo birakudisqualifying. So kurikiza amabwiriza, ushiremo amafoto bagusabye kandi ushiremo amakuru adatandukanye kure nayo wigize gushiramo ubushize, kuko bano bandi ibintu byabo biba bibitse neza, ntabwo ari nk'ibyacu tuba twajugunyanze uko dushaka. Urumva, gerageza rero ushiremo amakuru adatandukanye nayo washizemo mbere, sibyo? Iyo nayo ni tips ya 3 ishobora kuba yagufasha kuri 80% byo kuba watsinda cyangwa se waba selected muri green card. Wishiramo amafoto ubonye, ifoto za telefone ngo ubwo banayikase ngo kabijyamo abantu ngo reka mfe gushiramo. Oya, washatse ifoto kwa application iba rimwe, ushatse ifoto imwe nziza ukayishiramo byagutwara iki? Tips number 4, niba uri umuryango, uri married, yes, hari uburyo mwa applyinga mwese, ugashiramo uri umugabo nka main applicant, ugashiramo ko ufite umugore yenda n'abana bimwe mu bafite, nabo ukabyuzuzamo main applicant, bakaguha confirmation number yawe. Noneho n'umudamu akapplyinga nka main applicant, nawe agashiramo ko afite umugabo n'abana, kuzamo information zabo, yarangiza nawe agasubmiting. Ubwo mugize confirmation number ebyiri muri mu rugo rumwe, no kuvuga ngo nta wamenye yenda bazafata umugore cyangwa bafite umugabo, hari n'igihe babafata mwese mukareba case number iri hafi akaba ariyo mu flowinga, cyangwa se imyanagira bakagira yana failinga mugakurikizaho nindi. Iyo muri famille mushiramo application ebyiri, nyine byongera amahirwe kuri 90%, ko nta wamenye ushobora gufata umwe cyangwa bagafata undi. Nayo ni tips ishobora kongera amahirwe muri tombora ya DV Lottery. Mbibutsa ko turimo turapplyinga muri 2025. Nibutsa abantu ko hasi mba nashizemo nimero, wifuza ko tugufasha kwa applyinga twagufasha rwose. Hari nomero watwandikira kuri WhatsApp, cyo tugusaba ni ifoto, email, amazina yanditse neza n'umwirondoro wawe na adresse zawe, ubundi tukakwa applyinga tukakohereza confirmation number. Twavuze ko tutishyuza amafaranga menshi kubera ko tubikora simple gufasha abantu. Cyo mwishyuza nyine amafaranga, urumva kiganiro cya uploading na internet ndetse no kwa applyingira nawe mba nakoresheje internet, isufiye kwishyura udufaranga twa internet gusa, ntabwo ari menshi, turavugana rwose nkagufasha kandi bikagenda neza. Nabwiye ngo ufite experience, ndabashiramo bakabafata bakagenda rwose.
tips ya gatanu ari nayo tugiye gusorezaho, nujya umara kwapulayingira ibintu byawe jya ubisengera. Mpagiye kunseka. Jya usengera ibintu byawe biherekeresha amaraso ya Yesu, biherekeresha imbaraga z'Imana, biherekeresha imbaraga za Allah. Vuga uti Imana nshyizemo application yanjye, nifuza ko wabimperamo umugisha, biherekeze. Ibyo abo bantu babiselectinga sinzi abari bo, ibyo byuma bibiselectinga byakozwe n'abantu, wabitegeka oherezayo marayika wawe agenda aherekeza application yanjye. Ni mu gihe cya selection bazibuka izina ryanjye, bazafate confirmation number yanjye. Ni tips ikora. Buri ikintu cyose uzakora ujye ugiherekesha isengesho. So izo rero zari tips eshanu zishobora kugufasha kongera amahirwe yo kuba waba selected mu bintu bya green card, maze bagufata processinga izindi etape ziba zikurikiyeho, warangiza wagirirwa amahirwe ukibonera visa ukajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubuzima bugahinduka, ugakora ku madolari, ugakirigita amadolari, ukagaruka hano iwanyu ugashora. Iyo ugarutse nk'i Burundi uvuye USA, ufite imyenda amadolari 20,000, my friend, iyo ugeze mu Burundi n'akayabo k'amafrabu ukagenda ukubaka ibintu bigacika, ugashora business, abantu bakabona akazi, ubu wasize inyuma nabo ubuzima bugahinduka. Usanye ku madolari ugarutse i Kigali, biradufasha tubona akazi, ushinga ka business ugahayaringa umuntu ukamusigamo agasigara akora, akinjiza akabaho, nawe ukinjiza ukabaho, kandi ukanasubirayo ukongera ugakora. So ni amahirwe rero ngemba numva nashishikariza abantu kugerageza rwose pe, kugerageza ntacyo bisaba, ntacyo bitwaye, si amafaranga bigusaba, n'iki, ni ibintu biba biri bube rimwe bitakwicira akazi bigakomeza, ubundi waba selected ubuzima bugahinduka. So tuzakomeza rero tugenda tubivugaho gace gaceya, ariko mbabwira ngo turacyari ku itariki 5, systeme bayifunguye ku itariki 3, haracyari kare. Mukomeze mwapplying, mukomeze mutugane tubafashe, ndetse mugane n'ahandi bakomeze babafashe mwapplying, turebe nta wamenya yenda ejo cyangwa ejo bundi bazadufata bikagenda neza, cyangwa se ubuzima bukagenda neza, tukabona uko tubona ibishoro, tugahagarara ku musozi wa business, tukabona uko tuzamura impano zacu. Twari igihe umuntu afite impano yo kuririmba yarabuze amafaranga yo kujya muri studio, iyo bagufasha ukajyayo hari aba studio zikupita, cyangwa se ukaza ukanakorera hano iwacu, ariko nyine ayo mafaranga akaboneka. Hari igihe nyine iyo ugiyeyo byongera amahirwe y'ubuzima, atuma na za mpano zawe zari zaragupfiriyemo zibyuka, zabyuka ukaba inyenyeri ukamurika. Ariko nkunda kubibutsa ngo numurika nawe wamurika 100%, ntuzibagirwe Imana, uzahore wibuka ko Imana ari igena byose. So ndabashimiye rero, reka ikiganiro cy'uyu munsi ngisoreza ahangaha, nkomeze nshimira abantu bakomeje gukora subscribe. Uyu munsi twazamutse mu by'ukuri, yewe ndabishimira Imana, ngeze ku bantu 90. Naratangiriye kuri umwe bro na sister. Ndabashimira cyane, mukomeze kudushyigikira kandi mu buryo bwiza, kandi nsaba n'ubundi mushya wundi ugeze kuri YouTube channel yacu ari mushya ko wakora subscribe, ntacyo biba bitwaye kuhakanda ukaduha like, ukikomereza, wabona ufite n'umwanya ukaduha comment, biradufasha cyane kandi bidufasha kongera viewership, noneho tukareba ko twazamuka cyangwa se twatera imbere. So ndabashimiye rero, mbifurije umugisha w'Imana, Imana ikomeze ibarinde, ikomeze ibahe impagarike n'ubugingo, kandi ikomeze ikore ku by'imitima yanyu ishaka. Murakoze cyane, ni Emma.